Muraho neza, murasuhuzwa na Teacher Laura, ngarutse ngo tuganire ku mategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo bikunda kubazwa mu bizami. Ikindi ntabwo nshaka gukora njyenyine, ndagira ngo buri wese mu bo turi kwigana abe afite nibura agakaramu n'agapapuro gatoya. Tugiye gusoma ikibazo, njye nkisoma, nimara kugisoma wowe ubanza usubize, numara gusubiza noneho mbone kugusobanurira igisubizo cy'ukuri, nawe unigerageze urebe urwego ugezeho wiga. Ikindi ku bantu bafite ibizamini bagiye gukora, ngo ni ukwirinda yuko iminota mu kizamini gufata. Iminota mu kizamini bakoresha ni iminota 20, ugakora ibibazo 20, ukagenda witwaje indangamuntu y'umwimerere, muri make imwe utwaye mu ntoki ari hard copy. Ikindi ndabifuriza gutsinda. Provisoire ni ibizamini nk'ibindi, mugerageze mwige neza muzatsinda. Dutangiye n'ikibazo cya mbere rero, batubwiye ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura: a. ibinyabiziga birenze kimwe, b. ibinyabiziga bipakiye birenze 2, c. ibinyabiziga birenze 2, d. b na c nibyo. Ndasubiramo, batubwiye ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura: a. ibinyabiziga birenze kimwe, b. ibinyabiziga bipakiye birenze 2, c. ibinyabiziga birenze 2, d. b na c nibyo. Mwasubije, iyo mwamaze gusubiza, igisubizo ni c. Ni ibinyabiziga birenze 2. Ntabwo turi bwite ko bipakiye cyangwa bidapakiye. Ikinyabiziga ntikizigere gikurura ibinyabiziga birenze 2. Buri gisubizo ni c. Noneho nkomeje n'ikibazo cya kabiri, ngo iyo umuhanda ugabanijemo ibisate 2 kandi ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe: a. kugendera mu gisate cy'iburyo, b. kunyuranaho, c. kugendera mu gisate cy'ibumoso, d. ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, batubwiye ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate 2 kandi ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe kugendera mu gisate cy'iburyo, b. kunyuranaho, c. kugendera mu gisate cy'ibumoso, d. ibisubizo byose nibyo. Niba mwamaze gusubiza, hano igisubizo ni c. Umuyobozi wese niba umuhanda ugamijemo ibisate 2 ukaba ugendwamo mu byerekezo byombi, aba abujijwe kugendera mu gisate cy'ibumoso. Muri make mu Rwanda dukoresha igisate cy'iburyo bw'umuhanda igihe tugenda mu muhanda tugendera mu kuboko kw'iburyo, aho ibumoso aba ari iburyo bw'abantu bari kugaruka mu gihe guhura. Muri make ugendeye ibumoso waba ubabangamiye. Niyo mpamvu tube tubujijwe kugendera mu gisate kiri ibumoso, tugomba gukoresha uruhande rw'iburyo, uruhande rw'ibumoso tukaruharira, ibinyabiziga bigaruka. Buri gisubizo rero ni c. Nkomeje n'ikibazo cya gatatu, iki cyapa gisobanura iki? a. guhagarara aho abanyeshuri bambukira, b. hagarara akanya gato, c. ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, d. gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? a. guhagarara aho abanyeshuri bambukira, b. guhagarara akanya gato, c. ibindi binyabiziga bigomba kuguha inzira, d. gutanga umwanya ku bindi binyabiziga iburyo bwawe. Niba mwasubije, igisubizo hano ni hagarara akanya gato. Turabisanga kuri b. Cyapa bacyita hagarara akanya
gato. Bya bindi mutekereza by'icyongereza si byo, hano turi kwiga mu kinyarwanda. Turavuga rero ngo hagarara akanya gato. Nkomeje n'ikibazo cya kane, ngo mu mijyi no ku mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira: a toni 10, b toni 16, c toni 24, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mwasubije? Niba mwamaje gusubiza ikibazo cya kane, igisubizo ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha uburemere ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ni toni 53. Toni 53 ntazanditsemo ahangaha, niyo mpamvu tuvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Mvugiye rimwe n'uburemere bw'ikinyabiziga, uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku mutambiko. Nituvuga umutambiko, ni icyuma gihuza amapine ane inyuma, abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso ku kinyabiziga. Rero icyo cyuma gihuza amapine ane ari inyuma ku kinyabiziga icyo twita umutambiko. Uburemere ku mutambiko umwe ntibizigere birenga toni 10. Uburemere ku kinyabiziga gifite imitambiko ibiri ntibizarenze toni 16. Uburemere ku binyabiziga bifite imitambiko 3 ntibizarenze toni 24. Ikamyo iyo ari yo yose nk'uko twayibajijwe ntizarenze toni 56. Ubwo ni uburemere ku mihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu. Nimuvuga imihanda y'igihugu, wumve Kigali Rusumo, Kigali Kagitumba, Kigali Gatuna, Kigali Rubavu. Iyo niyo mihanda tugenda tuvuga ni imihanda y'imijyi n'imihanda y'igihugu. Rero uburemere ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko ibiri ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24. Ikamyo iyo ari yose ntizarenze toni 55. Niyo mpamvu twavuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nta toni 55 turi kubonamo ahangaha. Dukomeje n'ikibazo cya gatanu, ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a metero 11, b ni metero 10, c ni metero 7, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo: ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira: a metero 11, b metero 10, c metero 7, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo manze musubize. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni c, metero 7. Nk'uko twabibonye no ku buremere n'uburebure bw'ikinyabiziga tubupimira ku mutambiko. Umutambiko namaze kuwubasobanurira. Uburebure ni ukuva imbere ku kinyabiziga ugenda ugera inyuma. Reka dufate kuri plaque y'imbere, gukomeza ukagenda ukageza kuri plaque y'inyuma. Rero uburebure ku kinyabiziga gifite umutambiko umwe ntikizarenze uburebure bwa metero 7. Uburebure ku kinyabiziga gifite imitambiko ibiri ikurikiranye naho ntikizarenze uburebure bwa metero 7. Uburebure ku kinyabiziga gifite imitambiko ibiri cyangwa irenga ibiri ntikizarenze uburebure bwa metero 11. Uburebure bwa makuzungu ntibuzarenga metero 17 na santimetero 40. Uburebure ku mutambiko umwe ni metero 7, imitambiko ibiri ikurikiranye ni metero 7, imitambiko ibiri cyangwa irenga ni metero 11. Uburebure bwa makuzungu ntibuzarenga metero 17 na santimetero 40. Nituvuga makuzungu, nimurebera inyuma kuri Scania, haba ari igice cy'inyuma gifite amapine inyuma yonyine, ay'imbere akaza agashikama kuri kabine y'imbere cyangwa kuri kiriya kizuru cy'imodoka gikurura kiba kiyikuruye. Rero icyo cy'inyuma bashobora gukuraho hakagenda kabine yonyine, nicyo twita makuzungu. Hano naho tubonye ko
ikinyabiziga gifite imitambiko umwe kimwe n'igifite imitambiko ibiri ikurikiranye ntabwo bigomba kurenga metero 7. Niyo mpamvu twasubije ko igisubizo ari C. Nkomeje n'ikibazo cya gatandatu. Iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? A. Tanga inzira ku binyabiziga binini. B. Gabanya umuvuduko uh'inzira abanyamaguru. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? A. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini, ku binyabiziga binini. B. Gabanya umuvuduko w'inzira abanyamaguru. C. Tanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. D. Tanga inzira ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Aha rero nitugera mu nkomane cyangwa aho umuhanda uza ukinjira mu wundi, njyewe utarinjira muri uwo muhanda nzatanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini negera. Niba mwasubije mbere ndihuse, ariko igisubizo ni C. Nkomeje n'ikibazo cya karindwi. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. A. Ahatagejeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. A. Ahatagejeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B. Ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C. Aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D. Ibisubizo byose nibyo. Mwasubije? Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni D. Turavuga ko ibisubizo byose ari byo. Impamvu ni iyi. Kuri A batubwiye ngo ahatagejeje metero 1 imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. Niyo ngo niba nje mfite imodoka ndaje ndayiparitse, hari runaka uje aparika imbere yanjye n'undi aparika inyuma yanjye, ariko baparitse banyegereye. Icyo gihe njyewe ufite imodoka hagati y'izo modoka ebyiri, biragoye ko nasohoka hagati yazo nkakomeza bo bataravaho. Niyo mpamvu mba nkeneye metero 1 imbere yanjye na metero 1 inyuma yanjye kugira ngo mbashe gusubira inyuma nsubira imbere, nsohoke hagati ya za modoka ebyiri. Rero urumva ahatagejeje metero 1 byaba imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, guhagarara umwanya munini birabujijwe. Aha kabiri ni ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe, hari ibyapa bibuza kuhahagarara. Aha gatatu ni aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Cyagiye umunyamaguru anyuraga mu nzira y'abanyamaguru agahura n'inzitizi cyangwa imbogamizi imubuza gukomeza urugendo rwe aciye mu nzira y'abanyamaguru, bikamusaba kunyura mu muhanda. Icyo gihe rero niba yakabaye anyura mu muhanda naho kaza ukahaparika hari hasigaye, urumva ko ntabwo abona ahanyura. Niyo mpamvu tuvuga ko ibisubizo byose ari byo. Icya munani, ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri. A. Ni kilometero 50 mu isaha. B. Ni kilometero 40 mu isaha. C. Ni kilometero 30 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri. A. Ni kilometero 50 mu isaha. B. Ni kilometero 40 mu isaha. C. Ni kilometero 30 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo buriya ni ikihe? Mubanze musubize. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A. Ni kilometero 50 mu isaha. Umuvuduko w'ibinyabiziga twabonye ko amapikipiki agendera kuri kilometero 80 mu isaha. Amavatiri y'ifasi arizo zino modoka zitwara abantu batarenze 8, hamwe n'amatagisi bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Nivuga taxi mumve taxi voiture bigendera kuri kilometero 70 mu isaha. Noneho ibitwarira abantu bamwe muri rusange, ubwo nibyo bitwara abantu barenze 8, bizagendera kuri kilometero 60 mu isaha. Velomoteri nk'uko twayibonye mu kibazo hano izagendera kuri kilometero 50 mu isaha. Iby'ubuhinzi n'ibinyabiziga bidafite ibibuza kwiceka, ibyo bigendera kuri kilometero 25 mu isaha. Impamvu twavuze ko ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri
ari kilometero 50 mu isaha. Buri igisubizo ni A. Noneho icya 9, ibimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ibimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? A. Kwitegura kugenda. B. Uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C. Hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwamaze gusubiza rero, buri gisubizo ni B. Ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Icyatsi ntabwo twitegura kugenda, ahubwo turagenda. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Buri gisubizo ni B. Ndavugiraho nk'itara ry'umutuku. Umutuku utubwira ko ubujijwe kurenga icyo kimenyetso. Umuhondo ukatubwira ko bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto. Uwo murongo waba udahari ukaba ubujijwe kurenga icyo kimenyetso ubwacyo. Dukomeje n'ikibazo cya 10. Batubwiye ngo amatara ndangaburumbarare agomba nijoro igihe ijuru rikeye, ugomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A. Metero 50 nibura. B. Metero 100 nibura. C. Metero 150 nibura. D. Metero 200 nibura. Ndasubiramo, amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira: A. Metero 50 nibura. B. Metero 100 nibura. C. Metero 150 nibura. D. Metero 200 nibura. Niba mwasubije, igisubizo ni D. Ni metero 200 nibura. Kuko ndangaburumbarare ni ya matara agaragara mu mbavu z'ikinyabiziga, cyane cyane ku modoka nini. Ndangaburumbarare uba usanga ari amatara asa n'umuhondo cyangwa icunga rihishije. Si imodoka zose ziyagira, agirwa n'imodoka nini. Aya matara akagaragara nibura mu ntera ya metero 200 kuri njyewe ubona ikinyabiziga kiri kure yanjye. Noneho nkomeje n'ikibazo cya 11, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nyuze ibumoso mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. D. C. Nshobora kumunyuraho nyuze ibumoso mbonye ko mfite umwanya uhagije. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo ni C. Nshobora kumunyuraho nyuze ibumoso mbonye ko mfite umwanya uhagije. Imodoka ntwaye singi muri kureba imbere. Imodoka ntwaye nyiri inyuma ndi gushaka kuyidepasa cyangwa kuyinyuraho nkajya imbere. N'umuhanda rero mwitegereza hirya hahera ufitemo ibisate 4. Kandi niyo umuhanda ufite ibisate 4, twabonye ko tugendera mu bisate by'iburyo. Umwara ahangaha kizabaho, nzamunyuraho nciye hari ibumoso, ariko mbanje ko mfite umwanya uhagije. Niyo mpamvu igisubizo ari C. 12, ngo umuhanda urombereje ibice byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito icyarimwe ibumoso, biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndasubiramo, ngo umuhanda urombereje ibice byinshi, ndashaka kunyura kuri izi kamyo ebyiri mu gihe gito icyarimwe ibumoso, biremewe? A. Yego. B. Oya. C. Yego bikorewe ibumoso. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Musubize. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni oya. Ntabwo nazinyura icyarimwe kubera ko umuhanda ufite ibisate 4, nemerewe ibisate 2 by'iburyo, nkabuzwa ibisate 2 by'ibumoso.
niba bibiri by'iburyo nakabaye nkoresha amakamyo abirimo, sinabona aho nyura, rero igisubizo ni oya. Nkomeje n'ikibazo cya 13 ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Ese ni A, ni B, ni C, ni D? Ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Ni A, ni B, ni C, ni D? Hano igisubizo rero niba mwamaze gusubiza, igisubizo ni B, kubera yuko A iratubwira ko bibujijwe guhagarara umwanya muto cyangwa umwanya munini. B ikatubwira ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura. C ikatubwira ko ari iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. D iratubwira ko bibujijwe kunyuranaho ku binyabiziga byose uretse ibinyamitende ibiri ariyo magare hamwe n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, zino moto zisanzwe zo twazinyuraho, ariko ibindi byose tubujijwe kubinyuraho. None rero batubwiye ngo ni ikihe cyapa cyerekana ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kuhanyura? Hano igisubizo ni B. Nkomeje n'ikibazo cya 14 nk'icyapa gisobanura iki? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Hano rero nongera nsubiremo, nk'icyapa gisobanura iki? A, komeza imbere gusa. B, aho kunyuranaho imbere. C, aho guhagarara umwanya munini. D, inzira y'icyerekezo kimwe. Niba mwamaje gusubiza, hano igisubizo ni komeza imbere gusa, igisubizo ni A. Iki cyapa kirategeka, ubusanzwe muri rusange bakita icyerekezo gitegetswe. Niba icyerekezo gitegetswe rero, niyo mpamvu tuvuga ngo ni komeza imbere gusa, turi gutegeka, buri igisubizo ni A. Ikibazo cya 15, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere birangwa. A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Ndasubiramo, ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere birangwa. A, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. C, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango mu ibara ry'umukara. D, ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango mu ibara ry'umukara. Hano rero igisubizo cy'ukuri mubanze musubize. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni A. Ni ishusho y'ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Buri igisubizo ni A. Ibi byose biri hano hasi biraburira, uri kubona ko byose bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu, bikaba bizengurutswe n'ibara ry'umutuku, ubuso bukaba umweru, ikirango kikaba umukara. Mpereye ibumoso ngana iburyo ku murongo wa mbere, ahambere haravuga ngo ni aho banyura bazengurutse. Igikurikiyeho bacyita umuhanda utaringaniye. Igikurikiyeho bakacyita umuyaga w'intambike. Igikurikiyeho bakacyita ifungana ry'umuhanda. Igikurikiyeho bakacyita hegereye aho abanyamaguru bambukira. Igikurikiyeho bakacyita uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa hegereye icyome. Igikurikiyeho bakacyita amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Igikurikiyeho bakacyita ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Igikurikiyeho bakacyita, nubwo nageze ku murongo wo hasi ibumoso, bacyita kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Igikurikiyeho bakacyita ahegereye cyangwa kidasobanuye ukundi, ndavuga kino kirimo agatangaro. Igikurikiyeho bakacyita akamanuko gashobora gutera ibyago. Iki gikurikiyeho bakacyita akazamuko gashinze cyane. Igikurikiyeho bakacyita umuhanda unyerera. Igikurikiyeho bakacyita ikoni iburyo. Iki gikurikiyeho bacyita abana. Igikurikiyeho aricyo cyane nyuma bakacyita akayira k'amatungo.
hano rero tubonye ko ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere byose biba bikozwe mu ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Buri gisubizo ni A. Nkomeje n'ikibazo cya 16, iki cyapa gisobanura iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ndasubiramo, iki cyapa gisobanura iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Hano rero nk'uko tubibonye mu kanya, kuri kiriya kibazo tuvuyeho, iki cyapa bacyita, mubanze musubize, bacyita umuhanda utaringaniye. Buri gisubizo ni B. Icya 17, gutwara ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wawe akaguha ikimenyetso cyo kumutambuka iburyo kandi wowe ugana ibumoso, wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B. Gukomeza iburyo bwawe. C. Kumunyuraho iburyo bwawe. D. Kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. 17 batubwiye ngo gutwara ikinyabiziga inyuma ya romoroki, umuyobozi wawe akaguha ikimenyetso cyo kumutambuka iburyo, wakora iki? Iburyo kandi wowe ugana ibumoso, wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko ukareka akagenda. B. Gukomeza iburyo bwawe. C. Kumunyuraho iburyo bwawe. D. Kugumana umuvuduko wari ufite ukamuvugiriza ihoni. Niba mwamaje gusubiza, ntaragira icyo mvuga kindi, mu bintu muzasubiza muzirinde gusubiza ibintu byo kuvuza ihoni. Nuvuza ihoni uzamenye ko nawe ibyo usubije ubyishe. Niyo mpamvu rero igisubizo dusubije A, tukavuga ngo ni ukugabanya umuvuduko ukamurika akabanza akagenda. Kunyuranaho ubusanzwe tubikorera ibumoso, niyo umuntu icyo gihe yacanye ikinyoteri cy'ibumoso cyangwa indangacyerekezo y'ibumoso, muri make akakubwira ko aguhaye inzira iburyo, aba yakwimye inzira ahubwo. Kuko hano icyo gihe niba yacanye indangacyerekezo y'ibumoso, nawe ukaba ushaka kumunyuraho uciye ibumoso, kandi nawe uri kugendera iburyo, urumva muri make yakwimye inzira, ntawe ufite wanyura. Hano rero uzagabanya umuvuduko umureka abanze agende. Buri gisubizo ni A. None ikibazo cya 18, gutwara ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. B. Kukinyuraho bikorewe iburyo. C. Kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndasubiramo, gutwara ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro, imbere yawe umuhanda nta kibazo kunyuranaho, ugomba A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. B. Kukinyuraho bikorewe iburyo. C. Kukinyuraho ukoresheje uruhande urwo ari rwo rwose. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Musubize. Niba mwamaje gusubiza, hano tuzakinyuraho duciye cyangwa tunyuze ibumoso. Buri gisubizo ni A. Kubera ko kunyuraho twabonye ko bikorerwa ibumoso, ubwo tuzakinyuraho duciye ibumoso. Buri gisubizo ni A. Icya 19, ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? A. Mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. C. Mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa. D. Mu ruhande rw'ibumoso mu nzira nyabagendwa. Ndasubiramo, ngo mbere y'uko umuyobozi w'ikinyabiziga akata ibumoso mu nzira nyabagendwa, nihe ikinyabiziga kigomba kuba kiri? A. Mu ruhande rw'iburyo bw'inzira nyabagendwa. B. Gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. C. Mu ruhande urwo ari rwo rwose hagati mu nzira nyabagendwa. D. Mu ruhande rw'ibumoso bw'inzira nyabagendwa. Niba mwamaje gusubiza, igisubizo ni B. Ni gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. Mu bibazo byatambutse nababwiye ko niba umuhanda ufite ibisate 4, twemerewe gukoresha ibisate 2 by'iburyo, 2 by'ibumoso, tukabiharira ibinyabiziga bigaruka. Muri make, igihe ureba hano imbere yawe, uruhande rw'ibumoso wirwitaho ko rugenewe ibinyabiziga bigaruka. Katuze mu ruhande rw'iburyo. Iburyo harimo ibisate 2 bifite uturangacyerekezo. Ikiri ruhande hahera iburyo kiradutegeka gukomeza imbere. Ko harimo agacyerekezo katubwira ngo dukomeze imbere. Kiri iburyo bwo mo hagati kiradutegeka gukata ibumoso. Niyo mpamvu rero kugira ngo gukatira ibumoso nakabaye ndi gusa iburyo bwo hagati bw'inzira nyabagendwa. Buri gisubizo ni B.
icya 20 ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose nibyo. Ndasubiramo ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? A. Kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. B. Gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. C. Kuvuza ihoni. D. Ibisubizo byose nibyo. Nimusubize niba mwamaje gusubiza. Igisubizo hano ni A. Ni ukugabanya umuvuduko no gukomeza witonze. Nakoze cyane kureba ino video. Ndabashimiye ko mwahisemo twebwe kugira ngo dukomezanye uru rugendo rwo gushaka ibyangombwa cyangwa uruhushya rw'agateganyo rwo gutwara ibinyabiziga. Nge twafatanije nitwa Isingizwe Laurent. Ndabashishikariza gukanda subscribe. Ku batarabikora subscribe bayikandaho rimwe, iyo wongeye ukandaho inongera ikavaho. Uyikandaho rimwe niba warayikanzeho ntiwongere. Abayikanze nonaha nimuzongere kuyikanda. Mwakoze cyane. Ikindi mubisharinge bagenzi banyu kugira ngo ibyo mwaboneye aha ngaha bibashe no kugera ku bandi. Mwandike komantere mutugaragarize amanota mwabonye. Aho utanyuzwe ubingaragarize mbenye icyo nakosora, kandi naho wanyuzwe ugerageze unyereke ko washimiye. Mwakoze cyane rero. Ndabifuriza gutsinda. Provisoire ni ibizamini nk'ibindi. Igihe witeguye neza nta kabuza ugomba gutsinda. Amahirwe masa ku bakora ibizamini vuba. Mwakoze cyane. Mugire ibihe byiza.